n'ibyo ibintu byinshi byose bishyiriyeho agaciro kamwe buri kimwe cyose agaciro kacyo ntihaburamo nka miliyoni cyo nicuza no kwanga kumvira abantu bagendaga bangira inama ntabwo ngahitamo nyine gukurikira inzira zitari nziza z'ubujura gusaba Imana yankorera kiruta ibindi byose nuko yabasha kungirira neza wenda igakorera nko mu muntu wankoreye ibi bintu kambwatigira imbabazi nkongera nkareba ngufitiye inkuru wari uzi ko namenye guteka kubera umumama bita Deborah afite umuyoboro we wa YouTube anyuzaho video zo guteka witwa Twige Guteka Show. Narahagiye ndeba video zibijyanye no guteka ibiryo by'iwacu kandi byoroheje bitanatwaye amafaranga menshi. Nahise menya guteka indyo zigiye zitandukanye kandi n'ubu ndakiga. Nawe nyarukiraho nuzikunda ume subscribe. Ikindi ushobora kwihuza natwe muri group ya WhatsApp. Link ya kabiri ni ya group ya WhatsApp. Link ya mbere ni ya channel ya Deborah. Reka nongere mbasuhuze bakunzi budushya Kingdom. Nitwa Eric Radu, hano ndi kumwe n'umuntu ushariwe n'ubuzima, umuntu uri mu buzima budashimishije habe na gato, ariko kandi byatewe n'impamvu zigiye zitandukanye agiye kutubwira, nubwo rimwe na rimwe yicuza akanavuga ko bishobora kuba byaramututseho we ku giti cye. Turi kumwe rero n'uyu musore yatangira akatwibwira. Nziza Eugene bakunze kwita Drogoba. Drogoba, amakuru yawe? Amakuru ni meza ariko bidashimishije nkuko bikwiye. Amakuru ni meza ariko bidashimishije nkuko bikwiye. Tugusanze hano ahantu mu by'ukuri ubona ko hatari ahantu heza cyane, ukazu gatoya, akazu nk'icyumba kimwe. Ahangaha niho wibera? Aha niho nibera, niho nsa nkaho ncumbitse. Niho usa nkaho ucumbitse. Iyi nzu buri uyikodesha ibihumbi nka bingahe ku kwezi? Inzu ntago nsa nkaho nyikodesha, no umuntu ubumwate bawibereye aho ngaho. No umuntu wakubwiye ngo bawibereye aha ngaha. Abari kukureba kuri kamera birasa naho utabasha kureba n'amaso yawe. Muri make uri umuntu ufite ubumuga bw'ubuhumyi. Umuntu rwose ubasha kukubona arabibona ko ufite ubumuga bw'ubuhumyi. Ibi bintu ubumuga bwawe bwaje bute? Ubumuga bwanjye se rega si ubumuga, nibyo nikururiye, ni nkaho ari njye wabyihamagariye. Byaturutse ku myitwarire itari myiza nagiye ngira mw'isi mu buzima. Uramutse uvuze ngo byaturutse ku myitwarire itari myiza wagiye ugira muri iyi si cyangwa se muri ubu buzima, umuntu ashobora kwibaza ati ese ni iyihe myitwarire wagize yatumye uba gutyo? Ni iyihe mu by'ukuri Drogoba? Myitwarire nagize yatumye mba gutya nyine ni imyitwarire y'ubujura. Bujura murabizi ko atari bwiza. Nakoze amakosa nyine nisanga naguye ahantu habi. Wakoze amakosa wisanga waguye ahantu habi. Muri make wari ufite ingeso y'ubujura? Nari mfite ingeso y'ubujura nyine yo gukora yo gutwara iby'abandi. Hanyuma urashaka kuvuga ko ingeso y'ubujura se ariyo yatumye ubumye? Byagenze gute? Sobanurira abantu nta kibazo. Ndabikeka ko ingeso y'ubujura ifite aho ihuriye no kuba narabaye gutya, kuko nkeka ko naba naratwaye ikintu cy'umuntu. Abantu bafite ubugome burenze butandukanye kandi bigatuma yangira uko nguko. Ntabwo ubasha kureba na gake na gake? Nta kintu na kimwe mbona imbere yanjye. None se haba hari abantu keka wibye bakaba barakugize gutya? Abantu bararinda bakeka, kuko harimo n'uwigeze kumbwira ngo n'uwigeze kunca ibyerekeranye n'amafaranga ndayabura nyine ndayabura. Aguca amafaranga ngo agira ute? Ngambwira ko yamvura nyine yamvura. Yakuvura ayo maso yawe? Nawe wari waramwibye se? Naye nyine ubwo nasubije ubwenge nyuma nsanga hari ikintu cye natwaye. Drogoba, mu kwiba kwawe se ni ibiki wakundaga kwiba?
cyane cyane nibaga telefoni n'amafaranga n'ibyo gusa n'ibyo ngibyo. Telefoni n'amafaranga wabikuraga mu mifuka y'abantu se cyangwa wenda winjiraga mu mazu ukamena amazu ugakuramo ibintu? Nabikuraga mu mifuka y'abantu se, uwicaye yagateretse ku ruhande, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu makwasiteri, mu magare agiye atandukanye. Uwo muntu ukeka ko yaba ari we wakugize gutya, we wamwibye iki? Umuntu nkeka ko yaba yarangize gutya, namwibye telefone ya gatushi n'ibihumbi 18. Telefoni ya gatushe n'ibihumbi 18. Uwo nguwo hanyuma yarakubwiye ngo yakuvura akaguca amafaranga angahe? Yarambwiraga ngo yanca ibihumbi 250 kugira ngo abashe kukuvura ayo maso yawe akire. Umaze igihe kingana iki uri impumyi, cyangwa se wenda wahumye ufite imyaka ingahe? Nahumye mfite imyaka 18, ariko irenzeho ndengejeho nk'amezi 2-3. Ubuhumyi bwaje bute, byagenze bite kugira ngo wisange uri impumyi? Nyine ubwo hari ubwo nari ndi ku muhanda wa kaburimbo muri gare, hari umuntu telefoni nyimushikuje ari mu modoka, biba ngombwa ko bamfata banjyana kumfunga. Banjyanye kumfunga rero, ubundi mbese mu magambo make nahumeye mu buroko, ariko ntamenye ikibiturutse. Ariko njye icyo ntekereza ntashidikanyaho nuko yaba ari nk'umuntu waba warangiriye nabi akampa igihano. Icyo utekereza udashidikanyaho nuko yaba ari umuntu wakugiriye nabi akaguha igihano? Umuntu nibye akampa igihano. None se ni iyihe mpamvu yaguteye gukeka uwo nguwo wibye telefoni ya gatushe? Impamvu yabinteye nuko ari we yavuze ngo nimumureka ijyane, ngo ntago azabiheza, nimumureka bijyane ngo ntazabiheza. Niwe wabikubwiye ati yijyane ariko ntago uzayiheza? Birababaje mu by'ukuri. None se tutaratangira ikiganiro ugeze kutuganiza utubwira ko n'ababyeyi mutabana, mu by'ukuri ubayeho ute? Mu by'ukuri mbayeho ubuzima butari bwiza, budashimishije, ubuzima nyine butari bwiza, bubabaje, bukakaye. None ko uri impumyi, wenda utarahuma, wari utunzwe no kugenda wiba abantu ukaba wabasha kurya cyangwa se ugakorera amafaranga, ubu tuvugana ubona amafunguro gute hano wibera? Hano nibera nyine ubu ni ugutarasa nkigira ku muhanda. Ku muhanda hari nk'igihe mpahurira n'umuntu waronze kera akavuga ati urababaje uruwo gufashwa, nyine ubwo akambwira ati ngira nk'ari abaguha ikintu cyo kurya, akabaho nonjugunyira n'izo desa nkagenda nkafata n'igikombe cy'ikigage, nyine iminsi ikica mu buzima bugakomeza. Ku muhanda se ugerayo ute kandi utabasha kureba? Ku muhanda mfite inkoni yanjye ahangaha, mfite inkoni yanjye aho, iyi nkoni baba mureba nyine niyihangiza iyi ngiyi. Nako gakoni niko ukunda kwifashisha? Iyo ugafite ubasha kugenda? Iyo ngafite mbasha kugenda nkagera buri hamwe hose aho nari ngiye nza, ariko nko mu isantere ya Karame nyine kuko nari mpazi cyane, ndagenda nta kibazo. Hanyuma se ayo maso yawe ntago wagerageje kuyivuza se? No maso yanjye rero nagerageje kuyivuza, nyajyana kwa muganga, barambwira ngo byararangiye kandi nta kintu baruzi cyabiteye. Mu gihe wari ukiba, nizere ko ubu ngubu ariko utakiba? Ubu ntago nkiba, ubwo se nakiba naba nduzi ibyo niba? Ntago nkiba. Mu gihe wari ugikora ingeso y'ubujura, mu by'ukuri ushobora kutwibutsa agaciro k'ibintu waba waribye ugereranije wenda mu mafaranga, ukavuga uti ngereranije reka wenda ashobora kuba ari n'Imana yampannye n'ibyo bintu bingana gutya mu mafaranga? Mu mafaranga nyine hari za telefoni, hari amafaranga n'ibyo bintu byinshi byose bishyiriyeho agaciro kamwe, buri kimwe cyose agaciro kacyo.
ntihaburamo nka miliyoni nk'eshanu esheshatu. ahubwo se buriya watangiye kwiba ufite nk'imyaka ingahe? miliyoni 6? nyine ubwo ni kera kuko hashize nk'imyaka nk'icumi 9 8 hafi aho. imyaka 9 8 wiba. ubu ngubu tuvugana ufite ingahe? ubu tuvugana mfite imyaka 19. ufite imyaka 19. Mbo ni igiki wicuza mu buzima? icyo nicuza mu buzima ni ukwanga ishuri, ni ukwanga kumvira ababyeyi, kuko hari abantu benshi bambwiye hagati kandi ibi bintu uzabyicuza udafite umwanya wo kugarura iki gihe. cyane icyo nicuza ni ukwanga kwiga, icyo nicuza ni ukwanga kumvira abantu bagendaga bangira inama. ahubwo ngahitamo nyine gukurikira inzira zitari nziza z'ubujura. ugahitamo gukurikira inzira zitari nziza z'ubujura. Mbo niki uba wumva ushobora gusaba Imana yagukorera kiruta ibindi byose? icyo numva nshobora gusaba Imana yankorera kiruta ibindi byose nuko yabasha kungirira neza, wenda igakorera nko mu muntu wankoreye ibi bintu kambwa atigira imbabazi nkongera nkareba. yo nukuri birababaje. Mbo hanyuma se abantu bari buze kubasha kubona iyi video yawe, ubone iki wababwira cyangwa se n'iki wabasaba? icyo nababwira nyine ni ukujya bagerageza gucunga ibintu bafite mu gihe bajya ahantu hatandukanye, kuko ubujura buriho kandi buranakorwa. ese ubundi ni iyihe tekinike mwakoreshaga mu kwiba amatelefoni y'abantu kugira ngo n'abarareba kino kiganiro baze kumenya uburyo bazajya bita ku bikoresho byabo nk'amatelefoni n'ibindi? uburyo bwa mbere ni uko uzabona umuntu agenda kugonga, asa nk'aho akugonga, kwitambika. iyo ari babiri, umwe ashobora kugutambuka akagutera igitugu, undi akatambuka ku ruhande akaba yakwibyaho ibintu byawe biri. ibyo nibyo bya mbere. ibindi bya kabiri ni uko ushobora kuba urangaye uri mu bantu benshi urimo bisikana, ukumva umuntu aragenda asa nk'aho agufashe. mwakundaga kwiba ahantu hari abantu benshi, ubwo muri make? hariya kuri stade numvise wakomozaho ko wajya kujyayo. ni iyihe stade? stade nyine ya Huye, iriya Huye. ari nako twibutsa n'abantu badukurikiye, ubu turi mu majyepfo, n'ubundi ni mu karere ka Huye, mu murenge wa Kigoma niho turi. mu by'ukuri uyu musore ari gutanga ubuhamya bw'ibintu byamubayeho kubera ubujura, ari nayo mpamvu twamusanze hano kugira ngo adusangize ku mateka ndetse n'ubuzima. inshuro waba warafunzwe urazibuka? inshuro nafunzwe ni nyinshi kuko bamfungiye ahantu hagiye hatandukanye. ushobora kuba hari aho wibuka? hari aho nibuka hitwa aho bita Ingoma muri Brigade. yego. hari naho navuye Mezku. hari aho bita Imbazi. hari aho bita Itare. yego. hari aho bita kwa Kabuga nyine Kigali barahazi. aho hose wafungiweyo? hari aho bita Intyazo. ni henshi ntabwo mbabyibuka. wafungiweyo wakoze ikosa ryo kwiba gusa cyangwa hari n'ibindi? ni ikosa, ni ukwiba gusa kuko nta kindi bapfatiraga. ushobora kugira ubutumwa ugenera abandi bantu cyangwa se abandi bana, uretse n'abana n'abantu bakuru bagikora ingeso z'ubujura? ubutumwa nababwira ni uko kwiba babireka kuko si ibintu bikigezweho. kandi ndetse abantu b'iki gihe basigaye bafite ubugome. uramwiba akabikurekera ukabijyana, ariko akagushyirira ubuzima mu kaga. bashatse babyiborera kuko ntabwo bikigezweho kandi sinabyiza. niyihe message waha umuntu wakugize gutyo? message naho umuntu wangize uku ni uko yabasha kuza akambwira by'ukuri koko, basi wenda nkaba namusaba imbabazi, yaba ari n'ibihano by'amafaranga cye by'agaciro k'ibyo namwibye, akankiriramo imbabazi, wenda nkaba nabishaka gake gake nkabimusubiza cyangwa ngasaba inkunga nkabimusubiza. ariko yaje
akabimbwira akambwira uko byagenze. Imana iramutse igize icyo ukora amaso yawe akongera kureba ukaba nkatwe twese ukareba, ni ubuhe buzima wabamo? Ubuzima nabamo nyine ni uguhita ntangira, ni ugutangira gushima Imana, ngakorera Imana. Ye mu buzima, mu by'ubuzima busanzwe byo koresha imbaraga zanjye n'amaboko yanjye n'ubwenge mfite ku buryo ibyo bitazongera ukundi. Ese ku bijyanye n'amashuri ko wavuze ko wanze ishuri, wagarukiye mu kangahe? Naviremo mu wa kabiri segonderi. Reka tugushimire, kandi abantu bakurikira Udushya Kingdom babashije kugira byinshi babona. Ubwo rero twavuga ngo ibihe byiza, kandi mwebwe mukora ingeso zigiye zitandukanye mumenye ngo Imana yo mu ijuru ibibareba, kandi rimwe na rimwe ishobora kubahana. Kwibutsa ko mushobora gukora subscribe ku Udushya Kingdom, kandi ibihe byiza. Nge nitwa Eric Rato.